Amateka y'Ububiligi mu Rwanda. Ububiligi bwateje ibibazo byinshi mu Rwanda. Ububiligi bwateje impfu nyinshi mu Rwanda. Ububiligi bwateje umubabaro mu Rwanda. Ububiligi bwateje ubuhunzi mu Rwanda. Ububiligi bwatumye u Rwanda rukena. Ububiligi bwahemukiye nako buhemukira u Rwanda. Reka ntangire wiyumvire. Kwikubitira uwo mwaka w'1900 Ububiligi nibwo bwakase imipaka igabanya u Rwanda na RDC, maze bategeka ko utwo duce duhinduka twa RDC n'abaturage b'utwo duce bagahinduka abakongomani. Utwo duce ni Masisi, Rucuru, Itobwe, Uvira na Fizi za Masisi na Kivu zombi, yaba Kivu y'Epfo ndetse n'iya ruguru. Hari n'akandi gace kagiye kuri Uganda ketwa Mpororo, ariko aka kanya hari ikibazo ni muri RDC. Ntaragera ku bindi bibi byinshi Ababiligi bakoze, nakumenyesha ko barwanya ba M23 n'indi mitwe bafatanyije uri kubona hano hakurya muri Kongo ni bamwe mu bagizweho ingaruka zikaze no kugukata ubutaka bw'u Rwanda bukajya muri RDC. Reka nkomeze inkuru yanjye. Mu 1916 nibwo igihugu cy'Ububiligi cyahawe u Rwanda ngo burukolonize. Icyo gihe u Rwanda rwayoborwaga n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Ububiligi bumaze imyaka 15, ubwo ni mu 1931 bwirukanye umwami Musinga mu gihugu cye ajya muri Kongo, ari naho yatangiye. Nyuma y'umwaka umwe birukanye umwami Musinga bakamusimbuza umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa, bahise bazana agatabo kitwa Ibuku bakandikamo ubwoko bwa buri muntu. Ahangeze uhumve neza niho ruzingiye. Niho habya ibibazo tukibona by'amoko mu karere kacu n'aha hakurya muri RDC by'umwihariko. Muri uwo mwaka w'1932 Ababiligi baravuze bati Abanyarwanda ni umuntu umwe kandi ntabwo tuzabategeka bakiri umwe, bazatugora. Baravuga bati twirukanye umwami wabo tumukura i Nyanza tumwohereza Urusizi, barangije bajya kumurebayo bamushyira inka n'amaturo, twebwe dusa naho dukoze ubusa. Bati Abanyarwanda reka tubacemo ibice bangane, abagirana amacakubiri nibwo tuzabategeka neza. Nuko muri uwo mwaka w'1932 bazana udutabo twitwaga Ibuku, baravuga bati aya mazina y'ibyiciro by'Abanyarwanda tugiye kuyandikamo, niturangiza tuyahindura amoko, kandi uwo duha ubwoko bwanditse biraba birangiye ntazongera kubuvaho. Tuzajya tumutegeka abana byaza bandikishe muri ako gatabo ke bafata ubwoko bwase. Abo bana nabo nibamara gukura bagiye gufata agatabo kabo, tubasabe ko bazana agatabo k'ababyeyi babo, bityo turebe ubwoko bw'ababyeyi babo tubwandike mu gatabo k'abana. Baravuga bati rero tugiye kwiha abantu bari mu rugero sample size, tubapime tugendeye ku miterere yabo ndetse n'ibyiciro bari basanzwe babarizwamo, maze tubaho ubwoko buhoraho. Bapima amazuru, bapima imbavu, bapima imisaya, bapima imboni z'amaso, bapima n'uburebure bw'umuntu kuva ku kirenge kugeza ku mutwe. Barangije baravuga bati aba bafite birebire ni Abatutsi, aba bafite ibibwase n'ibigufi ni Abahutu, noneho abari hasi cyane nibo Batwa. Ubyumve neza rero, hano ntabwo Ababiligi aribo bazanye amazina ngo Umuhutu, Umututsi cyangwa Umutwa. Oya, aya mazina ni Ikinyarwanda, si Ikibirigi, si Igifurama, si Igifaransa. Ni Ikinyarwanda cy'Abanyarwanda basanzwe. Aya mazina amaze imyaka isaga 587 Abanyarwanda bayita. Uti icyo Ababiligi bakoze ni iki rero? Ababiligi bo bahinduye ibisobanuro by'aya mazina, bahindura isano abitwaye amazina bafitanye, bahindura ukuri nyako abitwaye amazina baziranyeho, bahindura ukuri binyoma. Ubundi kugira ngo byumve neza nuko nakwibutsa ko ibyiciro by'Ubuhutu, Ubutwa n'Ubututsi byaremwe n'umwami w'u Rwanda Cyilima Rugwe hasaga mu mwaka w'1345. Reka amateka amenyaretse nkomeze inkuru yanjye mbereke ko Ububiligi bwagiye bugenda ku Rwanda. Ni wa mugani w'abubu bati runaka ngendaho, natwe Ububiligi butugendaho. Ababiligi bamaze guhindura ubwoko bw'Abahutu, Abatwa n'Abatutsi ubwoko butandukanye, baravuze bati agatabo kanditse mu bwoko bwanyu muzajya mukagendana, uzagata azasubire kukaka, ariko uzajya kabazwa kakabura atanagashatse azabihanirwa. Kuva ubwo ubwoko buhinduka ikintu cy'ibanze witwaza ku buryo n'uwakureba ku isura ashaka kugira ibyo akubwira akabona gushidikanyaho ahita avuga ati zana agatabo kawe cyangwa se ikikuranga cyangwa se indangamuntu yawe ndebe. Yaba ari umutegetsi ushaka kukugirira nabi yitwaje icyo ari cyo akaba arakubonye. Ibi rero byabaye bibi cyane mu mwaka w'1959 kugera mu mwaka w'1994. Aha baravuze bati ubwoko bw'Abatutsi si ubwo mu Rwanda, bati bwahatse ubundi bwoko, bati bwarabatsikamiye, bati barabanga barashaka kuzabahiza hasi. Byatumye Abatutsi bahigwa n'ubundi bwoko, barabica, baratwikirwa, barabamenesha ndetse bakura jenoside yemewe n'umuryango w'abibumbye mu 1994. Nsubiye inyuma gato, mu 1959 bishe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari wasimbuye se Yuhi wa gatanu Musinga, wa wundi natangiye mbabwira ko bamwirukanye mu Rwanda akagwa muri Kongo ahitwa Imoba. Mu 1961 bamaze kwica umwami Rudahigwa,
birukanye wamusimbuye ari we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Yarahunze ajya muri Amerika, ari naho yaje gutangira mu mwaka wa 2016. Mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yari itangiye mu gitondo cya tariki 7 Mata 1994, Ububiligi bwahise bwohereza indege yuzuye abasirikare yo gutwara abaturage babwo babaga mu Rwanda. Operation Silverback yarigizwe n'abasirikare 800. Iyo operasiyo yatangiye tariki ya 10 kugera tariki ya 16 mu kwezi kwa 4 mu 1994. Mu Rwanda ingabo z'Ababiligi zari muri operasiyo Silverback byari byahungiyemo abaturage b'Ababiligi n'abanyamahanga bari mu Rwanda, bari babwiye kujya muri za hoteli mpuzamahanga, abenshi bakuye muri hoteli de Mille Collines na hoteli Meridian. Aba batutsi batereranywe n'ingabo z'Ububiligi, nyamara baraje bazigana bazi ko bari butabarwe, byatumye babonwa n'intera hamwe n'abasirikare ba leta FAL bahise bicwa nyuma y'uko abo Babiligi bahavuye. Muri make Ababiligi basize abatutsi bari Ndera mu maboko y'abicanyi. Amashusho y'abatutsi bari bishe mu bitaro bya Ndera namwe mu yakwirakwiriye mu isi ahamye uburyo amahanga yatereranye abatutsi. Muri ayo mashusho harimo umugore wisobanuraga cyane abwira Ababiligi ibibazo bafite byo kwicwa, hari n'abandi bari inyuma ye bamanitse amaboko basaba gutabarwa. Aya namwe mu mashusho yaranze jenoside yakorewe abatutsi atazibagirana mu binyejana n'ibinyejana. Il y a une bande de gens armés, une bande de gens armés qui nous tire dessus depuis 3 jours. Il y a déjà des cadavres là-dedans. Il y a énormément de blessés. Il y a 300 personnes, hommes, femmes, vieillards. Celui-ci est de l'UNICEF. Maintenant, ça suffit, ok? On l'a. Il n'est pas mangé. Attendez pas nous sauver. Demandez, s'il vous plaît, viennent avec des armes, des grenades. Vous connaissez, on a dû nous mettre chez les malades. Maintenant, nous sommes chez les malades, des hommes. Nous dormons sous des lits des hommes. Vous comprenez? Ils ne mangent pas, ils ne reçoivent pas de médecins. Et on n'a pas de radio, on dit que c'est la pour les malades. Hano mureba umuntu asohoka ngira mwize kwibonaho hari filime kijya gusa. Iyi myitwarire y'abanyamahanga b'Ababiligi muri operation Silverback utirengagije n'abandi Babiligi bo muri Minuar batereranye abatutsi basaga 3000 bari babahungiye mu ishuri rya Eto Kicukiro, basigwa mu maboko y'intera hamwe nazo zabashoreye zikabajyana kubicira ku musozi wa Nyanza ya Kicukiro. Reka nkuru ncamake ubundi nsozi inkuru yanjye. Bwa mbere Ababiligi bageze mu Rwanda mu 1916 baje nk'abakoloni basimbura Abadage bari bamaze gutsindwa intambara ya mbere y'isi. Ababiligi bayoboye u Rwanda mu buryo bw'imiyoborere ya gikoloni babifashijwemo n'abayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika barimo Musenyeri Leon Classe na Musenyeri Andrea Pelode. Abakoloni b'Ababiligi babashije kwimakaza politiki ya mbatanye bategeke divide and rule, abandi bita diviser pour mieux régner, babikora mu Banyarwanda kugira ngo babashe kugenzura Abanyarwanda. Kuri bamwe imitegekere y'Ababiligi mu Rwanda niyo soko ya mbere ngengabitekerezo ya jenoside yimitswe mu Banyarwanda imyaka myinshi. Kuri inshuro bagarutse mu Rwanda mu 1994 harimo hakorwa jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi. Rero mu buryo butomoye leta y'Ububiligi yari ifite uruhare rukomeye mu itegurwa ry'iyo jenoside ku rwego ruhambaye, kuko ubwabo Ababiligi nibo bafashe ibyiciro by'imibereho y'Abanyarwanda by'abatutsi, abahutu n'abatwa, babigira ubwoko banabishyira mu ibuku, ntibyarekeraho banabyinjiza mu makarita y'indangamuntu. Aba Babiligi nibo bahaye ubushobozi Kayibanda na Gitera bwo kugaragaza ibitekerezo byabo by'urwango ku batutsi. Amashyaka yashinzwe n'aba bagabo bombi ya Parmehutu na Prosoma yahawe intebe arakora kugeza naho ubwabo Ababiligi bafashije MDL Parmehutu kuyobora u Rwanda guhera mu 1960. Mu 1962 Ababiligi bakoranye na Kayibanda bya hafi ku buryo muri guverinoma ye ya mbere
yashyizemo ababiligi icyo gihe n'inzego z'iperereza z'u Rwanda zayoborwaga n'ababiligi, ndetse ni no muri icyo gihe u Rwanda rwari rutaragira igisirikare, ariko ababiligi bari bafite ingabo zabo ndetse n'abasirikare b'abanyekongo bari mu Rwanda bafasha leta ya Kayibanda. Ububirigi bwakomeje kubana neza no gushyigikira Kayibanda Gregoire butitaye kuri politike ze z'urwango, z'irondabwoko n'irondakarere. Bwakomeje kumushyigikira mu mitegekere ye kugeza aheretswe ku butegetsi mu 1973. Mu myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal nawe yabanye kandi akorana n'ababiligi, ariko bigeze mu 1975 ahindura uruhande atangira imigenderanire n'Abafaransa. Icyo gihe Ubufaransa bwayoborwaga na Valéry Giscard d'Estaing. Byose byatangiye ubwo bahuriraga mu nama y'ibihugu bivuga igifaransa OIF. Muri uwo mwaka u Rwanda n'Ubufaransa basinye amasezerano y'ubufatanye yamenyekanye nka Alliance Rwanda Franco. Kuva icyo gihe Habyarimana yatangiye kugezaho ababiligi, ariko byafashe indi ntera mu 1981 ubwo Perezida François Mitterrand yinjiraga muri Champs-Élysées. Icyo gihe Ubufaransa n'u Rwanda byarenze kuba inshuti, biba abavandimwe. Muri ibyo bihe Ububirigi bwatangiye kurebera kuri u Rwanda rwahoze ari urwabwo, burufata nk'aho ari umwana bwahaga amategeko uko bwishakiye, ariko ubwo u Rwanda rwari ruri kubatera umugongo rusanga undi mubyeyi. Mu mwaka wa 1990 ubwo intambara yo kubohoza igihugu yatangiraga, ibihugu byombi ni ukuvuga Ubufaransa n'Ububirigi byohereje ingabo zabyo mu Rwanda, ariko iz'Ababiligi ntizatinze, zatashye hashize ukwezi kumwe, neza tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 mu 1990, ariko Abafaransa bo bahaguma imyaka 3 yose muri Operation Noroi. Mu myaka yakurikiyeho Ububirigi bwakomeje kuganiriza Habyarimana ko akwiye guhindura imitegekere y'igihugu, akagira demokarasi, nanone akicara akagirana imishyikirano y'amahoro na FPR Inkotanyi. Nyuma y'ukwezi kwa munani mu 1993 ubwo hasinywaga amasezerano y'amahoro ya Arusha, Ububirigi bwagumye ku ruhande rwasabaga Perezida Habyarimana kubahiriza ibyari bikubiye muri ayo masezerano, nubwo we yagendaga bigura intege kuri iyo ngingo. Urwo ruhande Ububirigi bwari burusangiye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Banki y'Isi, ku buryo tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri mu 1994 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Willy Claes yaje i Kigali aje guhamya uwo murongo wari warashyizweho na Leta y'Ububirigi ku kibazo cy'u Rwanda. Izi mpamvu zose by'umwihariko izajyanye n'uko Ububirigi bwitwaye mu kibazo cy'u Rwanda guhera mu mwaka wa 1990 zatumaga Abahutu b'abahezanguni batiyumva mu Ububirigi, kuko bwabumvishaga ikintu batashakaga kumva, ari cyo kugabana ubutegetsi na FPR Inkotanyi. Kandi kuba Ububirigi bwari bwaremeye kohereza ingabo zabwo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda MINUAR cyari ikindi cyaha. Ntabwo leta yateguye kandi gashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi yari nejejwe n'icyo kintu. Ibi biri no mu mpamvu zatumye bica abasirikare b'Ababiligi, kugira ngo Ububirigi bukure ingabo zabwo mu Rwanda kugira ngo babashe kurimbura Abatutsi ntawo babangamiye. Uyu mwuka niwo wari uhari mu gihe Operation Silverback yakorwaga. Nyuma y'imyaka 31 Ababiligi babonye n'amaso yabo ingaruka z'amacakubiri babibye mu Rwanda no muri aka karere kose, baze kuva ku izima bahitamo gushyigikira ibinyoma bya leta ya Kongo. Abanyamateka bari kuvuga ko Ububirigi bufite isoni zo guceceka mu gihe ibibazo bwateje buri kubyara ibibazo binini kurushaho umunsi ku munsi. Ikindi kandi baravuga bati ntabwo bwifuza ko RDC iyoborwa neza, kuko imiyoborere myiza ya RDC ihombye inyungu Ububirigi bukura muri aka kavuyo n'imitegekere mibi ya Kongo. Abandi bati Ububirigi bushobora kuba buzi ko Afurika ikimeze nka kera ikirinjije. Bati Ububirigi bushatse bwatuza kuko Afurika yarahumutse, na Kongo abona kuriya saba Kongomani bose bahumye. Bati na RDC harimo abanyabwenge isaha n'isaha bazabwigara